nshuti zanjye, twirinde kwibura mu masituwasiyo mbese atandukanye twishyiramo. Tubanze tube, twishake, twibone, tube. Ibindi byose byo ku ruhande ushaka biza byiyongera kuri kwa kuba kwawe, noneho ugakora ibintu mu buryo bwiza kurushaho. Ariko si ugufata ubuzima bwa kanaka, si ukujya mu masituwasiyo runaka, ngaho twagiye mu rushako arirwo ahubwo rwari rukwiye kongera gutuma umuntu arushaho cya kintu kimurimo, za mbaraga z'agaciro zirushaho kurabagira, ahubwo urwo rushako nirwo rutumye umuntu abasha noneho kwitandukanya nawe. Ntacyo wa wundi, imbaraga ze ntizishobora no kugaragara. Yaribuze, yagiye gukorera mu buryo bw'abo yagiye asanga, nkaho we nta kintu, bitavuze yuko ushobora kubana n'abantu neza, bitavuze yuko ugomba kuba umuntu wa wenyine, mbese nta kintu na kimwe, nta discussion n'imwe ishobora kuba hagati yawe nabo, cyangwa nta bintu by'ibiganiro by'iterambere bishobora kuba hagati yawe nabo. Ariko ukamenya ko muri wowe harimo ikintu cyihariye, nk'uko bafite mission na vision, nawe ukagira iyawe, ibyawe bikazamuka nk'uko ibyawe birimo kuzamuka. Nta kwishyira mu masituwasiyo atuma umuntu yibura, atishaka, atibona. Nshuti zanjye, iyo wamaze kuba ntuba ugihatiriza, muri makeya, sorry kubibabwira, iyo wamaze kuba ntuba ugihatiriza, ntuba ugikora ibintu nka robo, ahubwo biba ari mu buryo bwawe bwihariye. Ndongera nasubiremo, iyo wamaze kuba ntuba ugihatiriza, ntuba ugikopera ku ruhande, ntuba ugifata iby'abandi, ntuba urimo kwibura, ntuba ukiri robo, ahubwo uba ukorera mu mbaraga z'agaciro mu buryo bwawe bwihariye. Nibyo nkwifuriza nshuti yanjye,